Alors, Thérèse Kayikwamba Wagner. Nitwa Thérèse Kayikwamba Wagner, ndi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane mpuzamahanga, francophonie n'abanyekongo baba mu mahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nicyo cyubahiro gikomeye kurusha ibindi mu rugendo rwanjye rw'akazi. Ni inshingano maze gukora hafi imyaka 2 cyangwa irenga gato. Umunsi ku wundi icyo nkora ni ugushaka uko nakorera igihugu cyanjye cya Kongo, ngaserukira igihugu cyacu kandi nkereka isi yose inkuru yuzuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu gifite ikibazo ariko kandi gifite n'ubushobozi bwinshi, ubutunzi bwinshi, ndetse cyane cyane n'abanyekongo ubwabo. Abaturage bacu nibo mutungo wacu ukomeye kurusha indi yose. Ni umwanya ukomeye w'ubuyobozi uri kumwe na Minisitiri w'Intebe nawe dushima. Hari abagore benshi bakureberaho bakavuga bati nanjye birashoboka. Wababwira iki? Birashoboka, buri gihe birashoboka. Njye mbona itandukaniro rikomeye hagati y'umugore n'umugabo bafite ubushobozi bungana, ndetse rimwe na rimwe umugore akaba ashobora kurusha bamwe mu bagabo ubushobozi. Ni uko abagore bize kwibaza niba bashoboye mbere y'uko n'abandi babibaza. Hari igihe umuntu yibwira ati ibi ntibishoboka, ariko rimwe na rimwe nta kundi uba ubigenza, ugomba gukomeza ugahita wisanga ukoze ibintu utari witeze kandi ukabona ko koko byashobokaga. Niyo mpamvu mpora mbwira urubyiruko n'abandi bose, baba batangiye umwuga cyangwa bageze hagati ku rugendo rwabo, birashoboka. Ugomba kwiyizera, ugatera intambwe kandi ukibuka ko hafi yawe ari umuryango n'inshuti bagushyigikira. Birashoboka kuba umugore, kuba umubyeyi no kugera ku nzozi zawe. Birashoboka, ariko si ibintu byoroshye. Yego, nshaka kubisobanura neza. Iyo tuvuga ko birashoboka, ntibivuze ko ari inkuru y'imigani. Bisaba kwitegura neza no kugira gahunda. Bisaba ubushobozi bwo gutegura neza ibintu. Hari iki gishushanyo kiri hano ku muryango w'abibumbye ukunda cyane. Watubwira amateka yacyo? Hari ibihangano byinshi byiza hano ku muryango w'abibumbye. Iki gishushanyo ni icya Mutagatifu Geregwari uri gutsinda cyangwa kwica ikiyoka. Cyakozwe n'umuhanzi w'Umurusiya kandi ni impano Uburusiya bwayo umuryango w'abibumbye. Iyo ugeze hano ku muryango w'abibumbye ubona ibishushanyo byinshi n'ibihangano bitandukanye. Ni impano ibihugu bigize uyu muryango biha umuryango w'abibumbye, kandi buri kimwe kigira ubutumwa kivuga ku ndangagaciro zawo. Iki gishushanyo kigaragaza intsinzi y'icyiza ku kibi, ariko ikintu gishimishije kurushaho ni uko ikiyoka gikozwe mu bice by'ibisasu bya roketi na misiri. Bisobanura ko ni ikintu giteye ubwoba nk'intambara gishobora guhindurwamo ikintu cyiza. Iki gishushanyo cyatanzwe nyuma y'ibihe by'intambara y'ubutita, kandi kigaragaza ko nyuma y'amakimbirane ubwiza n'icyizere bishobora kongera kuvuka. Kuri njye ibi bigaragaza imbaraga z'umuryango w'abibumbye, isezerano ry'amahoro, ukwihangana n'ubushobozi bwo kongera kubaka amateka akomeye. Ni nacyo gituma uyu muryango uba mwiza, kuko ibihugu bifite amateka atandukanye bishobora kubona aho bihurira mu bice bimwe by'amateka yabyo. Nk'umunyekongo, iki gishushanyo kiranyibutsa byinshi kandi kikantera gutekereza. Kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiragira igihangano cyayo hano, ariko turimo kubikorana na Minisiteri y'Umuco.
n'umuco. et de voir tout ce respect parce que j'ai remarqué nizeye ko vuba aha mu mwaka umwe cyangwa indi myaka iri imbere tuzongera guhura hano twishimira ko commencer il y a eu nyuma y'imyaka 81 umuryango w'abibumbye ubaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo izaba ifite igihangano cyayo hano. un peu ni inkuru nto ariko ifite uburemere bukomeye. Reka tugaruke ku nama fondamentale. ndetse n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Tout à fait. Nyuma y'imyaka 30 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye kuyobora aka kanama ni ibintu bidasanzwe. L'importance des ressources naturelles. Yego ni ukuri iyo winjiye muri iyo nzu ikorerwamo inama y'akanama gashinzwe umutekano wumva ibyishimo n'ishema ridasanzwe. Préserver. Uyu munsi perezida wa repubulika niwe wagombaga gutanga ijambo ariko kubera ko atabonetse ninjye warisomye. Nous nous rendons Ubutumwa bukuru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga kugeza ku muryango w'abibumbye muri ubu buyobozi piliers des nations. ni uko umutungo kamere ushobora kuba igikoresho cy'amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Dans notre vécu. Tugomba kwibuka ko inshingano nyamukuru z'akanama gashinzwe umutekano ari ukubungabunga amahoro n'umutekano ku isi. Nta wundi muryango ufite inshingano ikomeye nk'iyo. Ariko nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twabonye ko iyo bavuga ku mutungo kamere akenshi bawushyira mu bijyanye n'iterambere cyangwa uburenganzira bwa muntu gusa. Ibyo ni ingenzi ariko ubunararibonye bwacu butwereka ko umutungo kamere ushobora kuba isoko y'amafaranga afasha kubaka igihugu gikomeye kandi gikorera abaturage, ariko ushobora no gukoreshwa mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guteza amakimbirane n'umutekano muke. Bien, alors Niyo mpamvu ubutumwa bwacu ari uko akanama gashinzwe umutekano kadakwiye kongera kwirengagiza iki kibazo. la population Umutungo kamere si ikibazo cy'iterambere gusa cyangwa uburenganzira bwa muntu gusa, ni ikibazo cy'amahoro n'umutekano mpuzamahanga. dramatique Ariko abantu bo muri Kongo cyane cyane abari mu bice by'icyaro et que ici n'ahari intambara bareba kure bakibaza niba ibyo biganiro byo hano ku rwego mpuzamahanga bigera ku mibabaro yabo. Ni ubuhe butumwa bw'icyizere wabaha? on est en train de se battre Nicyo kibazo cy'umutungo kamere. et il y a des choses Iyo urebye Justement. Et c'est ça. C'est nk'urugero ubucukuzi bwa Rubaya butanga hagati ya 15 na 30% bya koruta iboneka ku masoko mpuzamahanga. sur les marchés internationaux. Ugomba kubanza gutekereza ku buzima bw'abanyekongo. Congolaise. Combien d'éboulements est-ce qu'il y a eu à Roubaïa suite à une exploitation sauvage de ces ressources naturelles qui sont utilisées justement pour alimenter. Ni abantu bangahe bagiye bahitanwa n'ingaruka z'ubucukuzi budateguwe neza muri Rubaya? Peut-être pas le. Ni abantu bangahe babayeho mu buzima bugoye kubera ko uwo mutungo ukoreshwa mu gukomeza intambara? Mais notre motivation. Ibyo bituma tugira imbaraga zo kuvuga, Nous, c'est ce nubwo rimwe na rimwe amagambo dukoresha atariyo abaturage bo hasi bakoresha cyangwa atari amagambo yumvikana cyane muri uru rwego mpuzamahanga. parce qu'il n'y a Icyo dukorera ni ukugaragaza ubuzima bwabo. percutante que l'autorité d'un pays qui parle Tubitwara mu mitima yacu, tubitwara nk'abanyekongo nyakuri. qui fait partie de notre ADN diplomatique. Iyo tuvuga Je tuvuga dushingiye ku mutima. Niyo mpamvu aussi toujours là-dessus abantu batwumva, kuko nta bubasha bukomeye kurusha ubuyobozi buvuga mu izina ry'abaturage babwo. et parfois vraiment de décortiquer les choses pour que Ni ikintu kiri ku ndangagaciro zacu za diplomasi. il y a aussi Kuvuga abanyekongo, kuvuga ukuri kwabo no guharanira amahoro n'umutekano w'igihugu cyacu. ce tableau. Évidemment, nous sommes l'État, nous sommes le gouvernement, donc on peut être perçu comme ayant des intérêts particuliers. Mais en même temps, dans les différents forats, dans les différentes... Ubutegetsi bwa leta turabibona dutyo, ariko tugomba no guha amahirwe abagore, urubyiruko ndetse n'abahagarariye sosiyete sivile kugira ngo nabo bagire ijambo, batange ibitekerezo byabo nuko basobanura ibintu imbere y'uru rwego rufite inshingano zikomeye. Pas du tout. Murakoze cyane ku bisobanuro mutanze. Reka tuvuge kuri diplomasi ikora. Ni gahunda yashyizweho n'umukuru w'igihugu kandi turabona ko
iri gukora. Et donc, ubu la responsabilité, c'est igaragara cyane cyane binyuze mu kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarayoboye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, ariko kandi binyuze no mu myanzuro yafashwe hano. civil de s'exprimer, Ese partager leur lecture. mwadusubiriramo imwe mu myanzuro y'ingenzi, kandi ku bantu bavuga bati turumva nta kintu iyo myanzuro ihindura, ibintu biracyari aho byari biri, mwabasubiza iki? Ndumva neza cyane iyo myumvire n'izo mpungenge, kuko isi ikora mu bihe bitandukanye kandi nicyo kintu gikunze gutera gucika intege. Urugero, niba wavugana na mugenzi wanjye minisitiri w'ingabo, akaba yakubwira uburyo abona igisubizo n'igihe bisaba kugira ngo impinduka zigaragare byaba bitandukanye n'uko njye mbibona nk'umudiplomate. Ni nako bimeze ku muntu ushinzwe ubukungu. Buri rwego rugira uburyo rurebamo igihe n'ibisubizo. Ni inzira nziza igenda. Et ça, je comprends tout à fait. Je comprends cette frustration. Ku baturage cyane cyane bari mu bice byibasiwe n'amakimbirane, birumvikana ko bisa nk'aho ibintu bitinda, kandi ntabwo ari uko bisa gusa, biratinda koko. Biratinda kandi birarenze urugero rwo kwihangana. Umunsi umwe wongeyeho ni ubwiganze cyangwa ubutegetsi bw'amahanga ku butaka bwacu n'umunsi umwe urenze. Ariko ku rundi ruhande, mu rwego rwa diplomasi, ukorera mu kanama k'umuryango w'abibumbye kagizwe n'ibindi bihugu 14, buri gihugu nacyo kigomba kureba ibibazo byacyo, igitutu gifite n'ibyo gishyira imbere. Nibyo bituma rimwe na rimwe tugomba gushyira imbere ibyo dushaka ku buryo buhuye n'urwego, rutagenda ku muvuduko wacu kandi rutagira buri gihe imyumvire imwe y'uburemere bw'ikibazo dufite. Ariko se bivuze ko nta musaruro uhari? Oya, ndashaka kuvuga ku myanzuro ibiri y'ingenzi cyane. Icya mbere ni umwanzuro w'ibihumbi 2773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano wafashwe umwaka ushize. Icya kabiri ni icyemezo cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu cyafashwe hagenewe gushyiraho komisiyo yigenga ishinzwe gukora iperereza ku byaha bikomeye, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu myaka ishize y'amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndumva ibi ari ingero zifatika z'impinduka zabayeho. Kuva kera nibwo bwa mbere umwanzuro w'umuryango w'abibumbye uvuga ku buryo bweruye uruhare rw'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba ntibeshye, kuva mu mwaka wa 2005 cyangwa mbere yaho, byadutwaye imyaka igera kuri 20 y'imbaraga za diplomasi kugira ngo tugeraho akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano katakomeza kutwirengagiza ndetse no kwirengagiza ukuri. Mbere wasangaga hari amagambo yitonderwa cyane, aho abantu bashyiraga ibintu ku murongo umwe, bakavuga ku mpande zose ariko batavuga neza ababigizemo uruhare. Ariko ubu byabaye ngombwa ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kavuga neza ko u Rwanda rufite uruhare muri iki kibazo, kandi ko hari ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo tukiri mu mpaka z'ibitekerezo. Si ikibazo cyo kuvuga ngo njye numva hari abanyarwanda bari muri Kongo. Oya, ni ukuri kumenyerewe. Hari abanyarwanda bari muri Kongo kandi bagomba kuhava. Kandi kuba akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kabivuga ni intambwe ikomeye kandi ni umusaruro wa mbere. Ku bijyanye na komisiyo y'iperereza yashyizweho n'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu, nayo ni ingenzi cyane. Bisobanura ko hazabaho urwego ruzakusanya ibimenyetso, rukandika kandi rugatanga amakuru ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ryabaye. Kugira ngo dusohoke muri iki kibazo, tuzakenera ubutabera, ukuri, gukorera mu mucyo ndetse no kongera kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Ibi byose ni ibintu by'ingenzi cyane. Ese birimo kugenda ku muvuduko twifuza? Oya, haracyari urugendo rurerure, ariko ibintu biragenda bihinduka.
ndetse no mu rwego rugoye nk'umuryango w'abibumbye, aho impinduka akenshi zitwara igihe kinini, ibintu biragenda. Alors